Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Ambaraneza Samuel. Tubahaye ikaze abakurikiye Ambaraneza Samuel. Tugiye gukata iriba rya Domboro ya convention, noneho tunaridoda. Mukomeze mukurikire, bagiye akantu ku kandi uko bikorwa. Turafata igitambaro tukizinge haruguru habe hato hepfo habe hanini, mbese mu buryo bwa biye. Ni gutya twabikoze. Duce umurongo utambitse, uwo murongo niwo dutangiriraho ibipimo, ariwo kuringaniza itisi. Tumanuke 8, noneho uwo ni umurongo wo mu gituza. Noneho wa murongo wo mu gituza twamanutse 8, duhita dushyiramo ibipimo byo mu gituza tugabanyije 4. Twarangiza tukongeraho kutiri. Urabona dushyizemo ibipimo twongeraho 2 ya kutiri. Ijosi dutambika 3, tukamanuka 6. Ijosi abari mwayene, mbese abantu bose urebye iyo ugenekereje ubona atari rinini atari na ritoya. Niyo mpamvu ku ijosi dukunda gutambika 3 tukamanuka 6. Noneho rero hano mu ntugu aha hejuru dushyiramo ibipimo byo mu ntugu tugabanyije 2. Dore ubuhanga nibyo birimo. Noneho rero ubwo ngubwo iyo tumaze gushyiramo ibipimo byo mu bitugu, nuko dushyiramo ibipimo by'uburebure hano. Reka twongereho kubera ko twibonye ko umutarako wari mutoya, noneho twigije hirya kugira ngo umutarako wiyongere. Nibyo dukoze. Ubwo rero turashyiramo hano uburebure, nisere ko biri kugaragara. Iri ni rya josi kugira ngo turebe uko twimuye niba bitagabanyutse, n'ibipimo byo mu ntugu tugabanyije 2 niba bikirimo. Noneho ubwo ngubwo nidusoza gukora ijosi gutya turashyiramo uburebure tubuhera hano mu ntugu, noneho tumanuke tugeze hasi hamwe umukiriya yatubwiye ashaka ko bigera. Rero ubwo ngubwo ni gutya, noneho tugiye gukata. Noneho rero amaboko yo ukuntu tugiye kuyakata, tugiye gukata amaboko ataratse. Amaboko ataratse n'aya ngaya mwabonye ku ifoto uburyo ameze, cyangwa se mwabonye kuri ishati tugiye kudoda. Uko rero tuyakata nta kundi. Rero turafata igitambaro tukizingemo 4 kubera ko tugiye gukatamo amaboko 2. Nitumara kukizingamo 4, turakoresha ibi bipimo. Tumanuke 4 n'igice turebe niba amaha hano mu bazenguruko w'amaha dukeneye uravamo. Nibura dukeneye, kubera ko harajyamo n'amadinda, dukeneye nibura 13. Noneho hano ndi kubona bitari kuvamo, katwigizeho hepfo gatoya. Ubwo nitwigiza hepfo turaza kureba niba ya 13 iraza kuvamo, ko tugiye kupima. Tubonye ko tugiye kumanuka hafi 7. Ubwo 7 nayo umuzenguruko iraza kuduhereza, turaza gupima turebe. Tubonyemo 12. 12 nta kibazo, turaza kubikoresha ku maha. Noneho rero ubwo tugiye gushyiraho bwa burebure, ariko tugenda dukuraho rimwe rimwe ku buryo turasoreza hano
ku maha nibura dufitemo 5. ku burebure turakoresha 8 ariko dusoreze muri 5. noneho dukate. Murakaza neza muriambara neza Samuel Show. Samuel we ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel twambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe Mana yaduhaye komerezaho. Murakaza neza muyambara neza Samuel Show. Samuel we aha aka rero ni agatambaro ndi guteranya, noneho tugiye kugakoresha turi kudubura. Aha rero yo udutambaro tuba duhari nka gutya, bakangakana tuntu tubiri nakuye mu maha, ntabwo twadupfusha ubusa ahubwo turadukoresha. ubwo rero hari ikindi gitambaro nanone kiba cyasagutse, nacyo tucyungaho noneho tukabikoresha. Ibi rero mfashe n'ibipande, dore ibi ni ibipande cy'imbere n'icy'inyuma. noneho ahangaha ni ka gatambaro kaba kasagutse, akangaka niko ngiye guteranya nako, gateranya na biriya twabanje kugira, tubone uko tugira gute tubidubuze. rero iyo ngibi turangira kubiteranya ni ukubidubuza nk'ibisanzwe. tangire vuba turebe. ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel itwambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe Mana yaduhaye komerezaho. Kudubura rero ni ibisanzwe, ufata igitambaro ukakiramburaho, ukakirambura kuri ka gatambaro wateganyije ko kudubuza, ariko ukadoda uri kudodera ku bubi. Ubwiza burarebana, ubwiza bw'icyo uri kudubuza burebana n'ubwiza bw'ikiri kudubura. banza noneho byumvikanye, icyo uri kudubuza kirebana n'ikiri kukidubura ku bwiza. warangiza rero niba uradubura amaha, niba ari ijosi, wowe wabikase ubuze icyo uradubura. hari igihe biba ngombwa ko udubura amaha mu gihe utari bushyireho amaboko, kandi iri bara rikaba ridubuye. hari n'igihe uradubura ijosi ariko amaha ntuyadubure, harajyaho iki? harajyaho amaboko.
ariko kirazira ko udoda utadubuye ijosi. Wenda amaha wayareka, wenda ubaye utari butereho n'amaboko ushobora kuyahina ukuntu, ariko imbere bwo uba ugomba kuhadubura. Noneho hano ahangaha impamvu tuhakata hano mu ijosi ni ukugira ngo bigende neza ntiduhindurure. Hano urakata ariko nturenze urudodo, ariko nanone ukenda kugeza ku rudodo, ukataho akantu gutyo yimura. Ahantu hose usakase mu viringo tuba tugomba gukataho akantu tukajya kugeza ku rudodo, ariko nanone ntituharenze. Noneho rero kano gatambaro nako turi guteranya nako kudubura ikindi gipande cy'inyuma cyangwa se icy'inyuma, kuko kariya twabanje n'ak'imbere. Noneho ubwo turaza kukirambura gutya, turambureho cya gitambaro n'ubundi tugiye kudubura nk'uko twakoze igipande cy'imbere. Noneho ikindi amaboko yo ntabwo turayadubura, iyo turahita tuyateraho, ahubwo ikiraba gisigaye ni ukuyasirifira. Rero impamvu byo gusirifira nabishyiraho nuko nyine mba nzi neza ko gusirifira nyine ubwo umuntu urayidoda arajya gusirifiza, cyangwa se nawe ubwo wenda arabyikorera, ariko gusirifira byo ntabwo ari ibintu umuntu yakora isomo. Kereka wenda unyandikiye muri comment ukambwira uti nshaka kwiga gusirifira, uko basirifira, noneho nabyo nkazabigukoreraho video. Naho gusirifira byo rwose byaba ari byo kumara umwanya cyane. Nishimiye kubana na wenda ndi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Mbaraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, nzabigisha icyo mushaka cyose, nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Bikorere Nyagatare mudukere, baduhamagara kuri 787856 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Mbaraneza Samuel. Nishimiye kubana na wenda ndi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Mbaraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, nzabigisha icyo mushaka cyose, nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Korera Nyagatare mudukeneye, maduhamagara kuri 78787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri
kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Baraneza Samuel. Ishimiye kubana na wenda ndi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Baraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose mzashimira nyuma. Nimubona kwita kubigisha ari byiza. Bikorere Nyagatare mudukere. Baduhamagara kuri 787856 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Baraneza Samuel. Ishimiye kubana na wenda ndi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Baraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose mzashimira nyuma. Nimubona kwita kubigisha ari byiza. Korera Nyagatare mudukeneye maduhamagara kuri 787856 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza muri Baraneza Samuel shop. Samuel we ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza kuye basanga Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye. Abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwishyiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Baraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Imana yaduhaye. Ibi rero ni ugutera amaboko. Izi sinye nciye nizo muri kimwe cya kabiri, ariko nanone turaza gushyiraho utudinda. Mwitegereze ko ngenda nshyiramo amadinda. Byo nta bipimo nkoresha, mbese nyine ahantu idinda nibura kuzamuka wenda ukagera nko muri gatatu turutse ku ntugu uhashyira idinda, no ku ntugu naho ukahashyira idinda. Mbese amadinda nyine akaba ariho, ariko ubona ko ameze neza. Kora subscribe kuri channel yitwa Baraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Imana yaduhaye. Komerezaho. Murakaza neza muri Baraneza Samuel shop. Samuel we ushoboye byananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare ho bakorera nibo bashoboye. Abandi cyarabananiye nzakugwa nyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Baraneza Samuel. Mbega
mbega byiza we Samuel oye ni wowe Imana yaduhaye komerezaho. Ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel, mbega byiza we Samuel oye ni wowe Imana yaduhaye komerezaho. Mbaraneza Samuel Shop Samuel we ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel, mbega byiza we Samuel oye ni wowe Imana yaduhaye komerezaho. Ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel, mbega byiza we Samuel oye ni wowe Imana yaduhaye komerezaho. Mbaraneza Samuel Shop Samuel we ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza
kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abatijara bananiye nza kuko inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel mbeka byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho Ndagushimiye wowe wafashe umwanya warangiza ukankurikira muri iyi video. Munyemerere tuzahurire mu yindi video y'ubutaha. Imana ibarinde. Bye. Abona ko karibaya kameze neza. Nawe ubutaha. Bye.